Numva ko hari abapasiteri koko basengera abantu ibibazo byabo bigakizwa ubu nanjye wajyaho koko bakamusengera nk'ibonera umugabo kujya kuba pasiteri ni byiza ye abapasiteri burya barya menshi abahungu banjye n'abakobwa ndi kubashyingira ivumbi rigatumuka ifaranga naryo ndi naryo kuko ibintu byose bisigaye bimbaho ndagira kuba nshaje hararaje ubwanwa bwose bibaye uruyenzi nta mugore aho neza pastor nawe w'Imana wane nawe kandi muharane ese muntu w'Imana bimeze bite aha bimeze gute se ubwo uri kumva byameze neza yabaye ko nshaje kandi nta mugore usuru uhara urinda gusaza mu nzu y'Imana nta kihabuze uzaze tugusenge n'uruhara ruzasibanza gusa ushatse kuvuga ko mu nzu y'Imana harimo abakobwa njye niwe cyakerega ne rwaza ariko mbufite nta kibazo ushaka n'umugore kwa pasiteri kirabiranya abakobwa ntago babuze ahubwo niwe wibuze urayafite angahe so ibihumbi 22 n'amafaranga 222 shabere kimwe cyose nagikora ariko nkibonera umugore ahubwo se nzaze ryari ejo tuzajya mu butayu gusenga ejo rwose ejo mve ngo nzaza yese umusengera ari hejuru kuri Kanyarira hariya uhazindukire kare kare sawa ejo mu butayu rwose nzampabaye urakoze cyane pasi sawa mugira umuhanda mwiza aya nayo ndayariye tu ariko Imana izabatwika yego mwana naho ba warangaye None sengire nemwa ko numi ariko mani hari ahantu numvishe ngo ari hakurya ngo barasenga nese nzajya gusenga mbona inkweto nzimanze Imana ikaguhereza n'izindi nkweto nshyashya rero shaka gitondo ndazinduka njye ndajyana umutima ukunda wenda ndeka Imana yangirira neza ese none ndacyurara aho umuhungu wanjye ndamubonera umukobwa banje bashizemo ariko niko kazi kanje nka pasiteri kirabiranya ngomba kumushyingira kizaba nzamuha anihute rwose ndi mu masengesho imyaka 40 yari igeze nari maze kwishyira anihute abagabo batarashira bari gusengera kuri uriya musozi pe bafata hagiye byashoboka ko kari nyinshi ko nari n'abantu twebwe niba Imana iri bukumpe pe reba icyuzwe navuye wowe nikumva Kote nambere nigeze rwose pasiteri nawe n'uburyo nabasha nanabitsa pe rwose kumva umukobwa wanjye yanyemereye rwose ndahita mubona nihuti rwose nakerera twatangiye amateraniro yacu dukerewe tugiye kwihutisha gahunda kuko dufite n'abashyitsi benshi turagira ngo tuze kugera mu gihe cyo kubasabira tubasengere Yesu yari afite intumwa zingahe bakristo bavandimwe wewe mwarimu 13 cyamaye iya 13 yikwiye ni 12 wese singewe kuri bakristo bavandimwe kuri aka gasozi niho tuza gusengera kugira ngo Imana ihadukirize iki ibyaha oya mukobwa ntabwo ari ibya n'ibyaha n'iby'Imana ikiza wowe uvuze ibyo ukunda nuko rero bakristo bavandimwe nkuko mubibona hano twaje kuri uyu musozi dukirizwaho ibyaha niba uje gusenga gumamo muri Yesu niba waragumiwe gumamo muri uko kugumirwa kwawe niba ufite uruhara rugumana urwo ruhara rwawe niba nawe nta nkweto ufite komeza wambara ibirenge nta kibazo ikizima cyo n'icyambere ni ukuguma muri Yesu ibibazo byose azabikemura haleluya amen ubu rero tugeze mu mwanya w'ibyifuzo kugira ngo tubisengere Imana ibyakire mukobwa mwiza icyifuzo cyawe ni ikihe Basa rwose nkeneye umugabo pe niyo yaba n'amaso afite adafite n'amaguru nukuri namwemera nawe nashaje koko nsengera Imana nyihera umugabo nta wundi ufite icyifuzo ngo mbasengere icyarimwe ya pasti uyu muntu akeneye inkweto wapi icyo cyifuzo cye ntabwo cyihuta uzashaka ibirere cyangwa uzagende baguhikira kujye kuzigura ku isoko icyifuzo cyihutirwa ni icy'uyu mukobwa ukeneye umugabo ahubwo mwese muhe Imana icyubahiro tumusengere Imana imuhe umugabo nizere ko mwapfukamye buri muntu wese yahaye Imana icyubahiro mu mutima we Imana igiye gukora ibitangaza muri aka kanya amen mukobwa mwiza Imana iguhaye umugabo aka kanya bonye izina ryitwa Kinywanyi ya bose iryo zina wahuriye Mana uransekeje umukobwa mwiza nk'uyu Imana irangaburiye abandi bana sha